abana yambi ni tente wo kuri Rwanda Book Mobile. Uyu munsi nabazaniye agakuru keza, umunsi w'imvura y'imitima. Ese mwari muzi ko uyu munsi ari umunsi w'urukundo? Uyu munsi nabazaniye inkuru, ariko iyi nkuru yari iri mu Cyongereza, yanditswe na Felicia Bond, yamazwa na Weekly Publishers. Twarayifashe tuyihindura mu Kinyarwanda kugira ngo namwe muzayumve. Mubane nanjye mwumve ukuntu umunsi w'imvura y'imitima byaje kugenda. Twatangiye. Umunsi umwe haguye imvura y'imitima nyinshi cyane. Nuko Seka atangira gufata imitima. Afata umutima umwe, afata undi, afata undi, afata n'indi myinshi cyane. Ntibyari bigoye cyane gufata imitima kuko yagwaga ari myinshi. Maze Seka aribwira ati, ubanza umunsi w'urukundo wegereje. Nuko atangira kwegeranya imitima yose yari yafashe umunsi hagwa imvura y'imitima. Yumva yakoramo udukarita twiza yazaye inshuti ze ku munsi w'urukundo. Yitegereza buri mutima imbere, inyuma ndetse no ku mpande zose. Atangira gutekereza wa buri mutima ugenewe mu nshuti ze. Seka abonamo imitima 7 isa, maze ayimanika hamwe akoresheje urudodo n'urushinge. Seka arangije aribwira ati, nzi neza uw'Imana nzayiha. Seka arangije afata umutima wari mwiza cyane muri yose yari yafashe, awomeka ku rupapuro. Hagati y'uwo mutima ashyiramo akarabo keza cyane kandi koroshye k'umweru. Seka yari asigaranye imitima 8. Umunini muri yose awushushanyamo inziga ntoya cyane. Arangije agenda azizengurutsa amabara menshi meza: umweru, umutuku, ubururu, umukara, kandi meza cyane. Indi mitima yari isigaye yari mito cyane, nuko agenda yomeka ku dupapuro, ku dukarita yari buzaye inshuti ze. Arangije afata twa dukarita twose n'imitima ashyiraho utumenyetso, atwohereza ku nshuti ze hirya no hino. Kuva ubwo muri icyo gihe imvura y'imitima ntiyongeye kugwa ukundi. Ariko ntacyo byamutwaye, kubera ko indi myaka yagiye itambuka myinshi. Seka yagiye ashaka, anabona uburyo yakizihiza, aha impano, yishimana inshuti ze mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Naho inkuru yacu irangiriye. Abana, uko mwabyumvishije, mu nkuru yacu umunsi w'imvura y'imitima hari harimo amasomo menshi meza kandi agiye atandukanye. Ese mwumvishije ukuntu Seka yiteye ku nshuti ze? Mwumvishije ukuntu yijihije umunsi w'urukundo? Wakora amakarita, washushanya udutima, wakandika amabaruwa, ubwira inshuti yawe ukuntu muri inshuti nziza. Seka ukuntu yabikoze reka bitubere isomo. Ku munsi w'urukundo twakunda gusoma, wasoma agatabo kawe keza ukunda, wajya gutembera ugasura inyamaswa, wakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka twizihize umunsi w'urukundo dukunda gusoma. Murakoze, yari tente wo kuri Rwanda Book Mobile. Ndabakunda yambi.